dusangire ubuzima. Burya muri kamere yacu biragora kwemera uruhare twagize mu bintu, cyane iyo ibintu bitagenze neza. Usanga iyo byagenze neza bishobora kutworohera kwiyitirira ibyakozwe, kabone n'iyo uruhare twagize muri byo ari ruto. Iyo bitagenze neza bikatworohera gushyira impamvu ku bandi, dushaka kwerekana ko nta ruhare twabigizemo. Ni abantu bake cyane bemera kuba nyirabayazana igihe habaye ikibazo. Ku bantu bafite inshingano z'ubuyobozi, umuntu umwe yabagiriye inama aravuga ati, igihe byagenze neza ujye ujya mu idirishya, urebe impamvu byagenze neza n'ababigizemo uruhare. Ariko igihe bitagenze neza, intambwe ya mbere uzajya ujya mu ndorerwamo, ubanza urebe uruhare waba wabigizemo mbere y'uko ubanza kubyihunza. Icyo nasobanukiwe ni uko kwemera uruhare rwawe ugakora ibikureba ari ingenzi mu buzima. Uhora ushyira amakosa ku bandi ntacyo bimara. Kwakira inshingano cyangwa kwemera uruhare rwawe, to take or accept responsibility, bigira umumaro mu buryo bwinshi. Nko mu gihe cy'amakimbirane ni uburyo bwiza bwo guca bugufi. Biragoye ko abantu bagira icyo bapfa ari umuntu umwe gusa wabigizemo uruhare. N'iyo rutagaragara, ariko ushobora gusanga ari uburyo wabwiye uwo mwakimbiranye, bikaba byagize uruhare mu buryo yitwaye. Kujya mu ndorerwamo rero bituma ubasha kumenya uruhare rwawe mbere y'uko amakosa yose uyagereka ku bandi. Kutakira inshingano no kureba uruhare rwacu hari igihe bitudindiza. Ugasanga twakwamiye muri baranyanga, ntibanyumva, ntibamfasha, kandi ibyo byose ntacyo bitwungura. Ariko iyo wakira inshingano, wibaza icyo wari kuba wakoze utakoze neza. Bigufasha gukora uruhare rwawe, cyane iyo umusaruro uvamo ari wowe ufitiye inyungu. Ku bantu bafite inshingano z'ubuyobozi, ntabwo ushobora gutoza abandi kwakira inshingano no gukora ibyo bagomba gukora, ndetse no kwemera uruhare rwabo iyo nawe utabikora. Iyo ubikora bituma n'abandi bakwigiraho, bakaba bazi ko bashobora kwemera uruhare rwabo mu bitagenze neza, bakaba bahabwa amahirwe n'umwanya wo kwikosora, ndetse no kwiga uburyo babyirinda. Icyo gihe byoroshya imikoranire, bikavanaho urwikekwe, ndetse no kwitana ba mwana. Kwemera uruhare rwawe si ukuba umunyantege nke, ni ukumenya ko nawe utari imiseke igoroye. Abandi so bahora bateje ibibazo. Bigufasha kandi kubasha kugira ibyo ukosora, maze ukiyungura uburyo bwiza bwo gukora neza ibyo ushinzwe. Twese tugiye dufata inshingano, umwanya tumara twitana ba mwana, twihakana ibyo twakoze wagabanuka, maze uwo mwanya tukawukoresha mu bifite umumaro. Gubwa neza muri byose.